Mu bice twageze mu by'umujyi wa Kigali mu masaa 3 za mu gitondo ntihabonekaga urujya n'uruza rw'abantu nkuko bisanzwe kuri uyu wa kane tariki ya 7 umunsi u Rwanda rwatangiye kwibuka ku nshuro ya 22 Jenoside yakorewe Abatutsi. Mu murenge wa Remera akagari ka Rukiri ya mbere wabonaga abantu bake cyane mu mihanda nabo basa n'abasanga abandi mu biganiro ku ngengabitekerezo ya Jenoside, uburyo bwo kwirwanya n'akamaro ko kwibuka byibanzweho mu mudugudu w'Urumuri umwe muri 7 igize aka kagari. Ubuhamya bw'umwe mu barokotse wari unatuye mu mudugudu w'Urumuri Jenoside ikorwa bwerekana bimwe mu byagaragazaga ingengabitekerezo ya Jenoside bikanayihembera kugera hicwa abantu 20 bamaze kumenyekana muri uyu mudugudu. Ugasanga bose bakubwira ngo ugomba kuvugana na banaka, ugomba kureba banaka, nibo nshuti zawe, ariko hari n'utunama twarwihishwa twabaga, ugasanga abantu barakora inama bakajya bahamagara bakajya nabo badahamagara. Ubwo ni 93 baganira ku ntitwamenyaga, twabimenye nyuma ya Jenoside, ariko havugwa ko bakoraga amaliste y'abantu bagomba kuzicwa igihe n'ikigera. Bagendeye ku butumwa bahawe mu biganiro, abaturage mu mudugudu w'Urumuri ngo bafite umugambi wo kwibuka Jenoside yakorewe Abatutsi ariko mu buryo budasenya. Kwibuka mu buryo budasenya ni ukwibuka, tukibuka yuko abacu bazize Jenoside ari inzirakarengane, kandi tukibuka tubikangurira urubyiruko kugira ngo rurebere ku mateka yabayeho bajo bazubake u Rwanda ruzira amacakubiri n'irondakoko. Ni mu gihe kwibuka Jenoside yakorewe Abatutsi turwanya ingengabitekerezo ya Jenoside ariyo nsanganyamatsiko y'uyu mwaka. Komisiyo y'igihugu ishinzwe kurwanya Jenoside CNRG ivuga ko hasesengurwa raporo zo kwibuka ku nshuro ya 21 henshi mu gihugu hagaragaye ibikorwa by'ingengabitekerezo ya Jenoside, ibiyihakana n'ibiyipfobya bigera ku 192. Cyakora ngo binyuze mu ngufu leta yashize mu kurwanya Jenoside yakorewe Abatutsi, CNRG ivuga ko ingengabitekerezo yahinduye isura kuko itakigaragara cyane mu bikorwa bikarishe nko kwica abarokotse, kubicira amatungo no kubarandurira imyaka mu mirima, ahubwo ngo ikabisigaye cyane mu magambo abakomeretsa cyangwa batoteza, ibintu bihanwa n'amategeko. Cyangwa se umunyarwanda ufite iyo ngengabitekerezo akayihamana ariko ntayishyire mu ruhame kuko bihanirwa. Icyo cyaha cy'ingengabitekerezo kirahanirwa kuko ni hagati y'imyaka 5 n'imyaka 9 cyangwa se ihazabu y'amafaranga akabakaba miliyoni n'imisago. Cyane cyane urubyiruko nirwo rukunze gukoresha ziriya mbuga nkoranyambaga ko bakwiye gukora uko bashoboye kose. Ugaragaye umuntu utanze igitekerezo kibi gipfobya cyangwa kigahakana Jenoside yakorewe Abatutsi mu Rwanda, noneho agasubizwa akabwirwa ukuri. Minisiteri y'Ubutegetsi bw'igihugu ibarura abantu 1,074,117 bazize Jenoside yakorewe Abatutsi. Kubwiza ukuri abana n'urubyiruko amateka ya Jenoside ni kimwe mu by'ingenzi bifatwa nk'intwaro mu kwirinda ko haba indi Jenoside mu Rwanda.